Kanseri ni indwara imaze guteza ikibazo ku isi yose kuko ni indwara ihitana benshi. Igiteye inkeke nuko kandi imibare y'abarwara kanseri ku isi igenda yiyongera ndetse no mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere ikaba iri ku muvuduko ukabije. Ubushakashatsi ntibuhwema gukorwa bugamije gushaka uko iyi ndwara yacika burundu kandi imiti yayihashya neza, ariko biracyaza. Iyi ndwara kandi niko ifata ibice binyuranye by'umubiri, harimo mu kanwa, mu muhogo, ibihaha, igifu, amara, amabere, inkondo y'umura, umwijima, uruhu n'ahandi hanyuranye. Nyamara nubwo ari indwara iteye ubwoba, ubushakashatsi bwerekanye ko hari ibyo kurya byagufasha guhangana na kanseri, ndetse bimwe muri byo abaganga bakaba basaba abamaze kuyirwara kubirya mu rwego rwo kwirinda ko ikomeza gukura. Hari amwe mu mafunguro bafata mu guhangana n'iyi kanseri, harimo imboga rwatsi. Izi mboga ni izingiro ry'ifunguro ryuzuye kuko ari isoko ya za vitamine, imyunyungugu, ibisohora uburozi mu mubiri, gusa zikaba zidafite kalori nyinshi, ibinure, sodium n'ibindi byangiza. Muri zo twavuga imbwija, epinari, dodo, zikaba isoko ya vitamine C, beta carotene, byose bikaba bizwiho guhangana no kurwanya kanseri. Imboga rwatsi kandi zirimo glycosinate, bikaba ibinyabutabire bituma uturemangingo tubyara kanseri dupfa, bityo kurindwa kanseri bigakomeza. Ni byiza ko ku ifunguro ryawe ku manywa na nijoro hataburaho izo mboga, ndetse unashoboye wazirya zonyine, by'umwihariko kunywa umutobe wazikamuwemo ni byiza ku basanzwe barwaye kanseri. Cya kabiri, imboga zo mu bwoko bw'amashu. Izi mboga twavugamo amashu, chou-fleur, brocoli n'izindi. Amashu n'izindi mboga zo muri ubu bwoko zica ku buryo bwihuse uturemangingo dutera kanseri. Zikungahaye kuri vitamine C, ndetse inyinshi muri zo zirimo glutathione izwiho guhangana na kanseri cyane. Si ibyo gusa kuko binarinda uturemangingo fatizo DNA zo mu mubiri wacu. Mu kubirya ushobora gushyiramo ibitunguru, beterave, karoti cyangwa pavuro, byose bizwiho guhangana na kanseri. Inkeri mu moko yazo yose, zaba izitukura, izirabura zenda kuba nka move n'andi moko yazo yose, ni isoko nziza y'ibirwanya uburozi mu mubiri, ndetse ziza ku isonga zifite vitamine A na C ndetse na garlic acid izwiho kurwanya imiyege na bacteria no kongera ubudahangarwa bw'umubiri imbaraga. Ikindi twavuga ni imboga n'imbuto bisa na orange. Iyo badusaba ngo turye umukororombya, baba banatubwira kurya ibisa na orange, dore ko ari ibara rya kabiri uvuye ku mutuku utangira. Imboga n'imbuto bisa gutyo twavuga karoti, amacunga, indimu, ibijumba bimwe na bimwe na pavuro zimwe. Ibi byose bikaba bikungahaye kuri carotenoid, bikaba ibinyabutabire birimo alpha carotene na beta carotene, n'ibindi byose bikaba bikomoka kuri vitamine A. Ikinyabutabire cy'ingenzi hano ni beta carotene, izwiho kongera ubudahangarwa, gusohora uburozi mu mubiri, kurinda umwijima, kurwanya kanseri y'uruhu, amaso n'ibindi bice by'umubiri. Ibindi twavuga ni ibyo dukoresha nk'ibirungo. Icyo twaheraho ni ikinzari, isoko nziza ya kikeme, izwiho kugabanya ubunini bw'aho kanseri yafashe no kurwanya kanseri y'ibere n'iyo mu mara. Si ibyo gusa kuko ikinzari kinarwanya kubyimbirwa. Si ikinzari gusa kuko muri iri tsinda harimo tangawizi, tungurusumu, umwenya, urusenda, ibi byose bizwiho gusohora uburozi mu mubiri no kurwanya kanseri zinyuranye. Ikindi kandi ni inyama z'umwimerere. Inyama z'umwimerere ni izikomoka ku matungo yorowe gakondo, mu yandi magambo ataragaburiwe ibiva mu nganda cyangwa ibituburano. Gusa inziza ni umwijima w'inka hamwe n'uw'inkoko. Izi nyama zikungahaye kuri vitamine B12 na proteine, bikaba bifatanya mu kongera umwijima wacu ingufu zo gusohora uburozi mu mubiri no kuwusukura, cyane cyane amaraso n'urwungano ngogozi. Si ibyo byonyine kuko izi nyama zinakize kuri selenium na zinc, byose bizwiho guhangana na kanseri. Ikindi twavuga ni ikivuguto n'ibikomoka ku mata. Ikivuguto aho gitandukanye n'inshyushyu nuko cyo kirimo za bacteria zituma gihinduka gutyo. Izo bacteria ntacyo zidutwara, ahubwo ni probiotic zituma bacteria nziza zo mu mubiri wacu ziguma ku gipimo cyo hejuru. Ibi bikatwongerera ubudahangarwa. Hejuru ya 80% y'abasirikare b'umubiri baba mu nzira y'igogorwa. Niyo mpamvu kongera probiotic mu mubiri bifasha mu kurwanya kanseri no gusana uturemangingo twangiritse. Bimwe mu byo twavuga harimo ikivuguto, yogurt, ikimuri, gusa bikaba byiza bitanyuze mu nganda kandi akaba amata y'inka ataratewe imiti. Ikindi ugomba kuzirikana ni utubuto. Utubuto tuvugwa hano ni twa tubuto dukurwa mu bindi akaba ari two turibwa. Utwo tubuto dukungahaye kuri fibre na omega 3. Sesame, ibihwagari, ubunyobwa mu moko yose, inzuzi z'ibihaza ni ingero z'utwo tubuto tuvugwa hano. Kuturya kuri buri funguro cyangwa hagati y'amafunguro bizongerera umubiri ingufu zo guhangana na kanseri. Ugomba kuzirikana kandi amavuta atabanje gutunganywa. Gutunganywa kuvugwa hano ni ukunyuzwa mu nganda rukongeramo hydrogene kugira ngo ibinure birimo bibe byuzuye. Ibi rero biyangirizwa intungamubiri bikaba byanatera uburozi mu mubiri. Amavuta rero avugwa hano ni extra virgin olive oil, amavuta ya kokoa. Aya mavuta ni meza ku mikorere y'ubwonko, dore ko 60% by'urwungano rw'imyakura bigizwe n'ibinure. Si
Si ibyo gusa kuko aya mavuta anarimo ibinure bya omega 3 bifasha umubiri n'uturemangingo kongera ingufu no kwiyuburura. Ikindi ugomba kuzirikana ni ibihumyo anyuranye bigira umumaro, dore ko hariho amoko arenga 100 yabyo. Kuva na kera bikoreshwa mu kurwanya kanseri kuko bifite muri byo ingufu zo kongerera imbaraga ubudahangarwa bw'umubiri. Gusa mbere yo kubiteka banza umenye neza ko ubwoko wasaruye buribwa, dore ko habamo n'imyege itaribwa. Cyanyuma dusorezaho ni amafi twakwita aya gakondo, ni ukuvuga aba mu mazi atemba, atungwa n'udusimba n'ibyatsi byo mu mazi, ndetse by'umwihariko atari manini cyane. Aha twavuga tilapia n'izindi. Ni isoko nziza ya bya binure bya omega 3 bizwiho kurwanya kubyimbirwa no kongera ingufu ubudahangarwa. Ibi bituma aya mafi aba ingenzi mu kurwanya kanseri no kongerera ingufu imiti ivura kanseri. Muri make ngibyo ibiryo byagufasha guhangana na kanseri iyo ari yo yose. Nyamara si ibyo gusa, kuko imbuto hafi ya zose, kurya ifunguro gakondo, imbuto za sharamariya nabyo byagufasha kwirinda kuzagerwaho n'iki cyorezo gihangayikishije isi muri iki gihe.